nimukorera Imana, nimumenye ijambo gukorera Imana, ntabwo muzasoza ubuzima bwanyu gutyo. Ijambo ryitwa gukorera Imana. Haleluya. Yesu yaravuze ngo umuntu nankorera ankurikire, kuko aho umugaragu wanjye aho ngewe nzaba niho n'umugaragu wanjye azaba. Umuntu nankurikira yemera ze tugende, kuko data azamuha icyubahiro. Hari umuntu udakunda icyubahiro? Wongere wibuke ubusabane bwawe n'Imana. Wongere wibuke ko hari impano watabye, yari yakoreraga Imana none warayisinzirije. Icya gatatu, wibuke ko igihe cyose uzakorera Imana ibikwiriye uzaba mu ngororano z'uko Imana igororera abakozi. Icya kane, wibuke ko hirya y'ubuzima hariho ubugingo. Mbibutse ko abantu batabye impano z'Imana ntibazajya mu ijuru. Reka nongere mbisubiremo, abantu batagikoresha impano z'Imana bakazireka ntibazajya he? Matayo 25:14 havugwa kuri uriya umwe wayitabye. Bibiliya iratubwira ngo yaravuze ngo nimumufate mumunyage yari afite muyihe abandi, nimurangiza hanyuma mumuterure mumujugunye hanze aho bazaririra bakahekenyera. Siko birivuga? Imana ishimwe. Uyu munsi nababwira byinshi kuri jewe, ariko mureke mbabwire gukorera Imana ni umunyenga uryoshye. Hari ibintu nenda kubabwira. Dufite impano zitandukanye, icyo kimenye ucyandike. Twese uko turi hano dufite impano zitandukanye, ariko umusiponso w'impano ni Imana. Yitabaye Imana iba shitani. Dufite impano zitandukanye, twese ntabwo dufite impano zimwe. Nge nahawe kuyobora itorero, undi yahawe kuyobora ibindi, undi ahabwa kuyobora ibindi, undi ahabwa kuyobora hariya hanze kampani runaka, undi ahabwa ku hantu hatandukanye. Ninde washyigikira impano ziturimo? Ni Imana, igihe twemeye kiza ikaba muri zo mpano zacu. Hari abaririmbyi baririmba gospel cyangwa se gospel, ariko iyo baririmbye bakegera Imana ishyiraho amavuta. Hari n'abandi bahisemo kujya kuririmbira hariya hanze baririmba iz'isi, ariko mbibutse ko Satani adatanga impano. Iriya yari impano y'Imana, ariko bahitamo kuyikoreshereza hatariho. Abandi bari abahanga bafite ubwenge, bagombaga gukoresha mu muhamagaro w'Imana, ariko bajya kubukoresha hatari ngombwa, bubaka hatari ngombwa, bicara ahantu hatari ngombwa, bakorera ibintu bitari ngombwa ahantu. Nyamara ibyo bakoresha n'ubumenyi bakoresha butangwa n'Imana. Nicyo gituma twese twahawe impano, ariko uburyo tuzikoresha nicyo kintu gitutandukanye. Amen. Uzareba impano yose ikurimo ikwiriye gukorera Imana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nushaka uzaza ubyine rege hano, ntacyo bitwaye. Iyo rege mu ndirimbo z'umwuka za gospel habamo rege, ibamo rege music ibamo. Ikibazo aho uyijyanye niho kibazo. Birambabaza iyo abana bacu b'itorero, abana bakagize umumaro mu itorero, bafite impano z'itorero, bajya kuzikoreshereza gisimenti club. Gisimenti club murahazi? Ntimuri kumva ibiri kuberayo? Enjoy club gisimenti. Abarokore niho ngo basigaye baragiye kureba aho Kigali igeze, ariko ibyo bazakurayo bazakurayo amaboko, bikoreye amaboko ku mutwe. Impano zose dufite zikwiye gukorera Imana. Bwana asifiwe. Bwaba ubukorikori, bwaba indangamuco, niba n'indangamurage, niba ari n'ibindi, twagakwiye kugaruka ku mateka n'ibyaranze ibihugu byacu, tukagaruka no ku itorero ry'Imana, kuko itorero ry'Imana niwo muryango wa kabiri Imana yashyizeho. Dufite umuryango tuvuka mu muryango wa kabiri n'itorero ry'Imana, kuko iyo uvutse ntumenye Imana upfa nabi. Iyo uvutse ntumenye, kabana niyo baguha Kimironko yose ukazapfa utamenya Imana, ubugize ibyago. Bwana asifiwe. Rero nta mpano y'Imana iba nto, kandi nta mpano y'Imana iba mbi. Kanongere ngasubiremo,
nta mpano y'Imana iba nto, nta mpano y'Imana iba mbi. Muzi impamvu mbibabwiye? Nuko abenshi batakunda gukorera Imana, bashaka kurya umugisha w'Imana, ariko gukorera Imana ntibabishobora. Tuwarete zacu hariya ziranduye, dukeneye abanyempano bajya kuzitwogereza. Tuvuge ngo amen. Turabakeneye. Engagement ihari kw'iri torero. Dufite tuwarete zidasa neza. Dukeneye abanyempano bafite impano yo kumva yajya muri tuwarete agakora amasuka agashimira Imana akakoreye mu mpano ye neza. Yagaruka mu rusengero agakoropa agahanagura intebe agashimira Imana akakoze umurimo w'Imana, akavuga ngo Mana urakoze, nubwo hatahumuraga nta na parufe bashyizemo, ariko ngukoreye umurimo numvaga ngomba gukora. Wanasifiwe. Sinababwiye umwana wabikoze umunsi umwe, Imana irebye ingororano ikwiriye kumuhika mu mugabo muzungu. Ba bakobwa ba Miss Rwanda bazi kugenda bimurika gutya, ba bandi bo mu rusengero baza bakubita udukweto ta saa 5 saa 6, kandi akubita agakweto ngo mumurebe ese ko batareba ko ninjiye. Iyo si impano y'Imana, iyo ni ya shitani, kuko bayitiye ubwibone. Naho gamwene data uzi gukorera ku musozi w'Imana arazinduka akajya muri toilette, yari yarize kaminuza, ata diploma ye ayita muri kabati, aragenda akorera Imana ku musarani. Usohoka areba kutahanduje, yongera ye asohoka. Yes, ibyo nibigombera amashuri nukuzana torosho n'amazi arimo omo. Waba wayibuza ukabwira pastor ati pastor, ngewe ku musozi wanjye wa toilette ndashaka omo n'isabuni, asigaye umurimo wanjye ni hano. Abikora imyaka 3. Imana irareba iravuga ngo kuko yemeye guca bugufi, akareka ba bandi bakunda gushaka kugaragara no kwiyerekana gusa. Nanjye ndareba umusore umukwiriye. Ireba umusore wayakoreye, vuga ngo umusore wayakoreye. Mwebwe mugira ibyago mugashaka n'abatarayakoreye. Hari abahungu bayakoreye bari hanze hariya, na hano mu Rwanda barahari. Ariko Imana iravuga ati ndamuha n'umuzungu ejo batazanamumenyera. Araje ateza indege Kanombe, araye muri hoteli, abaza urusengero yararuzi amazina, agiyeyo abwira pastor ati ndashaka umukobwa witwa runaka, muramugira muri urusengero. Barashakishije rekada. Umuntu uba muri toilette amenyekana nyuma y'abandi. Burya hamenyekana abantu mubona babicara aha bagomeza baza guhogoza mu ijwi ryabo, kandi barabikwiriye. Amen. Barahamagara ati umukobwa witwa runaka yaba ari muri urusengero. Sinzi wavuze ati ariko ni wa wundi ukora muri toilette. Ati have ntabwo umuzungu ajyana umuntu muri toilette. Urabona ari kuvuga ko bashaka umukobwa Imana yamweretse. Umuzungu arerekwa abakobwa mu misarani, mujye mugabanya yemwe. Vuga wa hariya hafi ya pastor. Baravuga amazina, barakurikirana, bagiye kuzana bazana uryaho mu musarani. Witwa runaka, nitwa runaka. Ukomoka ibunyanaka, ati yego. Arangije arebye n'agafoto yari yabonye mu nzozi zirya nababwiye baroteramo, ati n'uyu. Ariko avuye he? Muri toilette. Bamusabye uwo munsi, bamukuwo munsi. Ubukwe bwabaye muri ayo mezi. Iwabo babubakira inzu ya etaje. Umukobwa yurira indege akoze ubukwe ataha i Burayi. Ba nyiramwiza badakora bakomeza kudonda inkweto kandi nta nuko bizasoza, kuko igihe cyose tutazamenya icyo twahamagariwe tuzasoreza mu nkweto zivuga ariko zidatanga umusaruro. Wanasifiwe. Gukorera Imana ni ukumenya ikintu ukwiriye gukora, icyo ushoboye ukagikora uko ugishoboye. Yabihisemo, nta wabimucaguriyemo. Aravuga ngo ngewe sinsabye kujya ku ruhimbi ngo ndwanire na pasteri mushwari, oya, sinsabye kujya muri iriya nguni ngo nirukana abadayimoni nge bampitana nta nabo nshoboye. Sinsabye kujya kwinginga, niyo ninginze nsinziriraho, ninsinzira nzasinzirire muri toilette. Babyumvishije ahahisemo. Akorera Imana aho hantu, agororerwa umuzungu. Ni mu byumvi. Hariho umugabo umwe njya ntekereza, nigeze kubabwira bamwe ngira ngo twari mu rugo, yavuduhaye ubuhamya 2010. Yarakijijwe nkuko nawe wakijijwe, arakizwa.
akizwa iwabo ni Congo Brazzaville, ariko ari umunyarwanda wahunze 59. bagezeyo bava Congo baragenda bajya Congo Brazzaville. agezeyo ise na nyina abariyo ngo bamubyarire, arakura nawe arashaka nkuko nabandi twese dushaka. Ashatse ashaka ari umupagani, ni waba abapagani, aza kugira amahirwe abantu urusengero rw'abakristo, arakizwa arihana ajya mu rusengero. Harimo abahanuzi baramubwira tuvuka Uwiteka avuganye nawe, Imana iravuze ngo wereye none irakwimitse, uzaba umupasiteri, uzavuga ubutumwa amahanga, uzakorera Imana, uzamamara, uzogera, Uwiteka azogeza izina ryawe, kandi abenshi bazakirira mu izina rya Yesu uzavuga. Ariko hariho no gusa ngewe ati wacu bagira izindi mana baraguza, naje mpunze narinje gutya gusa, narinje nze kureba uburyo mubyina n'uburyo atuzakorera Imana. Bimwinjemo atashya abwiye amakuru umugore, aramuga ati sheri, ati karame, ati Imana yavuze, iyo Mana ni yahe? Ati yo mu ijuru ryahe? Ashaka ubusobanuro bw'ijuru, ndi yari yakarimenya, abura icyo asubiza. Arimo aduha ubuhamya umunsi yakijijweho, yabonye ikintu atigeze abona muri iyi si. Aravuga ngo bavandi, narasuzuguwe ndi umugabo, nari narize, nari mfite ubwenge, narasuzuguwe kugeza ubwo umugore andebera ku rutugu antandukanya n'abana, yiga kundaza hanze ndi umugabo wize. Aramubwira ngo uhere none wakirijweho, ngo wagiye mu bakizwa, uru rugo n'urwanjye ntirukiri urwawe. Tubyumvikane ubimenye, kuko bari abantu bavuze ko atari abantu, ni bivejuru. Ubwo uhindutse ikivejuru, fini termine. Uru rugo nta buyobozi ukirufitemo. Mu nyumvi, iso yabaye ikivejuru, yagiye mu bavejuru, kandi koko bavugaga ibyo hejuru. Umusaza arareba, yarakiri na muto, yarabyaye nka 3. Mvemo mbireke umugore nkunde n'abana. Ati waya ndemera ndare hanze. Mwumve kwemera gusiga inzu wubatse ukarara hanze. Bakundaga rero gusenga amajoro, bino byacu mubizi ko zaburakeye ari izacu. Bagasenga ya profita barayemo, akavuga tubusinkiraye hanze, ndarara mu rusengero. Igihe kiragera ya myenda yose yari yaraguze atari yakizwe imusaziraho, ngimare kumusaziraho itangira kugiturika. Reka mukanya nituje nitugiye kuguruka, abagize gutya bamuhaye agatuti ngo naza avuga Imana, umwuka wera amufatiyaho, aravuga, agapantaro karapasuka, gahera hano hasi ku kibuno, karamanuka no hasi kagera hasi. Abagore barirukanka ati mumukikize igitenge, barakikije igitenge, barakenyeje. Amakuru murabizi ko bahita bayatanga, babwira wa mugore ati umugabo wawe yambara ibusa ku ruhimbi. Ntabwo yihanganye, yaraje ati reka nze mucyuri. Araza nk'uwagera hariya, ntiyasabye ko protokole zimwinjiza, yari yinjije. Amuhagurutsa aho yarari, haguruka dutahe, iki gitenge wambaye. Ariko hari ibintu bisekeje, yamajije igitenge, amakuru y'igitenge. Uzi kuko bazanga iki gitenge wagikuye, wasubiza ngo ikiri umugabo. Aramusohokana aramubwira ati sinakubwiye ko wasaze, ugeza aho wambarira ubusa ku ruhimbi, sinakubwiye ko wagiye mu bavejuru, wagira ubwenge warize, wakora ibi bintu, sinakubwiye amakosa yawe. Ubu rero hasigaye tugomba gutandukana, cyangwa se ukavamo. Umugabo aragiye, baricaye, atumije imiryango, umugore avuga ati murebe uko umugabo yabaye. Ageza aho ajya kwambarira ubusa mu rusengero. Mwamugiriye inama ko ari uwanyu, cyangwa nkigira iwacu? Baramubaza, wa mugabo we wakumviye umugore, rero rusengero raguhemba? Ntabwo ruguhemba. Ese niki bakumariye? Ntacyo. Baguha amafaranga ngahe? Ntayo. Bajya bakwishyurira abana ishuri? Reka da. Hari ibiryo se bazana mu rugo? Ntabyo. Ugeze kumara y'iki wirirwa wicaye? Ati bantoye kuba umuyobozi w'abagabo. None umugore avuga ati ariko nukuri kw'Imana, umuntu w'umugabo ananirwa kwiyobora akayobora abandi bagabo, urumva abagabo ayoboye ari bazima? Uwo mugabo yahuye n'ibibazo mu buzima, gukorera Imana byaramugoye. Ndabyibuka aratubwira ngo yamanutse umunsi umwe ajya mu gishanga, aravuga ngo umugezi umujyane, umugezi unjyane ho kugira ngo mbeho ubu buzima, umugezi n'untembane.
hageze ngo yumve ijwi rimubwira ngo muri iki gikombe cy'ibibazo uri gucamo turi kumwe ndi Imana yawe, nzabana nawe, nzakugirira neza, kandi aya makuba yose azarangira. Imyaka irahita, ibiri irashira, iyindi iraza, igihe kiragera noneho ageraho imyenda imusaziraho no kujya mu rusengero biranga. Arwaza abana ibisebe by'imifunzo. Imifunzo murayizi? Imifunzo, ibisebe bitobora inyama, wagerageza ngo uvuze amaguru akajya n'ubundi arushaho gutoboka. Babyita ibisebe by'imifunzo byabagaho kera. Bajyaga bamenamo peneserine, imiti yitwa peneserine bakamenamo. Kera najyaga nyibona mbere ya jenoside, bakaza umwana arwaye umusebe cy'igifunzo bakamenamo peneserine. Arabarwaza. Munsi umwe umugore aramubwira ati waruzi n'ikindi? Uri imbwa, gukuba imbwa egare imbwa, guteranyaho imbwa bingana imbwa. Wananiwe kuvuza abana, unaniwe kwigurira umwenda wambara, unaniwe kudutunga, wirirwa wiruka gusa ngo uri umukirisitu. Umukirisitu ntabwo mwebwe murahura n'abantu bababwira ngo bari umukirisitu, uri umukirisitu. Arangije aramubwira ati waruzi n'ikindi uko bigiye kugenda? Uhereye none urajya wifurira, urajya witekera, urajya byose ubyikorera. Afata abana bemeza ko ise atazongera kurya muri urwo rugo, batazongera kumufurira, nta mazi yo gukaraba. Umugabo ariheba. Yarazi kurwana kera, yari umushumba uragira inka, kamera irabyuka. Aravuga ati mbo tisawa nuko mumfashe ati ndabikora, ariko nanjye umunsi umwe nzica umuntu cyangwa bigenda ukundi. Mujinya urangiye ajya gusenga, Imana iramwihorera. Bandutse wumva iraceceka, banyise imbwa wumva iramwihorera. Ntabwo wumvishe Imana iramwihorera. Barandutse urandetse nawe, hanyuma Imana yamwihoreye na wa wundi nawe wamututse araho, nta gisubizo Imana imufitiye. Dore ibyemezo yafashe bavandi, yarabitubwiye ndatangara. Iyo umuntu yarakaye, arakaye uburakari bwo mu Mana, Imana irasubiza. Aravuga ati bo n'ubundi ni ugupfa no gupfa, inyuma ni urupfu, imbere ni urupfu. Umugore mukubise namwica, abana mbakubise bamfunga, leta yanyitendekaho, ngiye kurwana n'Imana ubu. Ararakara. Tumva Mana, ibintu ni bitanu. Ni bitanu, urabikora tugumane, nutabikora turatandukana. Ibintu ni bingahe? Ni bitanu nkubwira. Urambwira niba ubikora, nutabikora simbari. Tisawa. Icyambere, bari abana ntukirwa ko nananiwe kubavuza, barakira none. Ryari none. Uriya mugore imyaka irenga 12 ntuka, none arakizwa. Ryari none. Ntabwo asaba ejo, ni none. Icya gatatu, ndambara amakote n'inkweto n'amashati meza n'amakaruvati none. Icya kane, ndatunga miliyoni none zirenga 50. Yasabye muri miliyoni 50, kandi ayo mafaranga ndaba mbonye nayo kugukoreshereza umurimo. Icya gatanu, nzazenguruka isi yose mvuga kuri Imana ikomeye, ihambaye, ifite imbaraga, ifite ubushobozi. Nzemera ko ndi umukozi wawe kandi ngukorera by'ukuri. Yari yaraye hanze, bucya mu rukerera azamuka umusozi, bari bamuraje hanze. Ajya ku gasozi ngo kara gasozi basengeraho akaryamaho, kandi bene abo basenga amasengesho menshi. Araryama akagarama, akareba ibiti, akareba indege ziguruka hejuru, akajya abwira Imana ngo wumvishe. Mwumvishe, nta magambo menshi narayavuze yashizemo. Wumvishije. Ngo saa 2 zigera umuntu waraye hanze afatwa n'ibitotsi. Arasinziriye, akanguka saa 10 z'umugoroba. Ngo akanguke atangira kubaza Imana ngo Mana wumvishe. Reka nongere nsubiremo ntari nataha. Bari abana iriya mifunzi irakira none. Kabiri, uriya mugore ndutse imyaka 12 arakizwa none. Ndambara imyenda, amakositime n'inkweto na karuvati n'amashati meza none. Kandi ndatunga miliyoni 50 none. Icyanyuma cya gatanu, nzavuga ubutumwa amahanga. Saa 11 zigeze aramanuka, ataha agiye kwa nyiranyira runaka. Namwe murabyumva aragiye.
ngo agere mu rugo naho Imana yatangiye akazi kare, vuga ngo kare. Abana bagiye kuvoma bavuye ku ishuri saa 6, bageze mu mazi baragenda baroga muri ya mazi atemba mu misozi, ibisebe bikajya bigenda bikira bareba. Bazamukana inkuru nziza yo kubwira nyina ko ibisebe byagize ute, byakize. Umva igitangaza, basanze nyina arira, ntabwo yishimanye nabo ko bakize. Yarababwiye ati namenya amakuru ko ndi bupfe none. Murakize se ubundi nge ndiho ko ngiye ndagiye. Hari umuhanuzi wahageze ahagera nka saa 5 bishyira saa 6, aramubura asanga ntaha, aragaruka saa 8, aramubwira ngo Imana yantumye ngo urapfa none. Kandi bari bamuzi abahanuzi murazwi. Aravuga ngo none iri joro nturamuka, urapfa none, urapfa. Umutima urabyakira, arangije arataha. Tatashye umugore yakira kari bupfe. Ndapfuye, ubu ndagiye koko nziza abana. N'uyu mugabo w'ikirara nawe yagiye, sinzi niyo yagiye, noneho sinzi niyo yanaraye. Mana ubu kuko uranyishe, ubu ndagiye pe. Yakiriye message y'urupfu, ayakiriye. Umugabo atahari, arirukanse, barantu baratumiye, bati umugore ari kurira. Ese umugabo ari he? Ati ntituza ahari. Ni kihe kibazo yagize? Ati bamuhanuriye kari bupfe. Kandi urupfu yarwumvishe muri we. Hari igihe baguhanurira ibyo wumva ukabyumva, ati ndagiye neza, ruhari. Mugabo yahageze aramubwira ati ngwino ngusezereho, ndagiye. Ugiye se mada? Ati ndapfa. Uricwa niki? Ati umuhanuzi ngo numuhanuzi. Urya mugore umeze kwa undi bajya bavuga, bari baza amakuru. Ati yaje ampanurira ko ndi bupfe. None se uragira ngo ufashe iki? Mubwire ni nasenga simpi, ni mu rusengero sinzongera kuvamo, nzarajya ndaramo, nzajya nirirwamo, nta gusohoka. Nindamuka ndapfuye iri joro nkabaho. Ni ukuri ko Imana mutware wanjye ninongera kugutuka, ninongera gutinyuka nkakuvuga nabi, Imana yawe izabimpore, izanyica ihagaze, ndakizwa none. Ati nibyo? Ati humura. Yaramuzi, amutumyeho, wamuhanuza aragaruka. Message wahaye madamu niyi, Imana yambwiye ngo arapfa none. Arazira iki? Agasuzuguro. Arazira iki? Ibitutsi. Arazira iki? None arapfa. None se sinamubabarira agakizwa? Ati turabisengera. Babisengeye Imana iravuga ngo naruhukire mu rusengero, bariho hambere aruhukire. Abanza agenda ha agaciro mu rusengero, amenye ko ari mu nzu y'iki, y'Imana. Baragiye, bagiraga groupe y'abanyamasengesho, baramusengera, urupfu rugira ute, rukurwaho. Saa 12 abazana amakoti n'inkweto bari babizanye. Bati Imana yatubwiye ngo tukuzanire inkweto, imiguru 10 y'inkweto, amashati 10, amapantaro 10, amakote 10. Mu masaa moya uw'amafaranga yarahasesekaye. Ati Imana yatubwiye turi batatu, twarimo dusenga, idutegeka ko tuguha miliyoni 50. Baraziteranya barayazana, abyakira uko ari bingahe? Ari 4. Icyari gisigaye nicyo yari ari gukora ubwo yazaga mu gatenga kuri ADPR 2010. Niho yaduhaye ubwo buhamya. Aratubwira ngo uyu munsi mfite icyubahiro gikomeye, isi yose imaze kumenya. Atubwira amashyo y'inka afite, yatubwiraga ko atunze inka hagati ya 300 na 400. Atubwira ko afite inzu igeretse ya etage, igeretse 3 hariya Congo Brazzaville. Atubwira uburyo Imana yamuhaye umugisha, umugore warakomeye mu itorero, n'umuyobozi mu itorero, akaba umuntu wari ufite ikintu ngo yari afite company, sinzi ibyakoranaga n'abana, ariko abo bana bakaba ari abana b'igihugu bamuha, akabafasha abana batagira ababyeyi. Umugabo akomeye ari igitangaza, ndabyumva ndavuga nti gukorera Imana harimo ingororano. Urebye ibitutsi yatukwaga, urebye agasuzuguro yatukwaga, urebye uburyo yagirwaga, ntabwo watekereza ko hazavamo ikintu kizima. Ndagira ngo nkubwire, ibyo uri gucamo, intambara urwana izo arizo zose, ariko ukarwana uhagarara ukorera Imana, ntabwo bizarangira bityo. Ntabwo bizarangira bityo. Ibitutsi watukwa, agasuzuguro wasuzugurwa, uko bakubwira, uko bakureba, uko babona nta bwenge. Dore kuba Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Nta bundi bwenge umuntu yirata, nta zindi mbaraga umuntu yirata. Uwirata wese yirata Uwiteka wenyine.
turashimira we watwangaje akaduhamagara. Reka tumukomere amashyi menshi, arabikwiriye n'umwungeri mwiza. Haleluya, haleluya. Ibi mbabwira byarabaye. Aduha ubuhamya. Yari umuntu uza mu ndege akagira, yavugaga ko igihe cyose we ashatse kugenda ari mu bantu bidasaba ko agomba gutega ngo bizategereze igihe. Oya, sinzi uko bikorwa iby'ikibuga cy'indege, simbizi. Iyo avuze ngo arashaka kugenda baramuzi, aragenda. Ntabwo ari muri ba bandi bategereza ngo tike zashize bakiranje bakamushakira n'iza prive. Ariko arakomeye. Ab'imyenda yasadukiyeho, abambaye ibitenge by'abagore ari abagabo, abambaye amashati atagira tekinike nk'arya yacu nababwiraga, bahindutse abantu bakomeye. Abari abarobyi bahindutse intumwa nkuru. Oh, haleluya. Abari abantu bisuzugurwa bahindutse abanyacyubahiro. Muratekereza ko gukorera Imana ari ikintu gisuzuguritse? Ntabwo ari ikintu gisuzuguritse. Abenshi banze gukorera Imana ngo tuzayikorera yakoze ibi. Bakorera Imana mbere, ntibakorera Imana nyuma. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Bakorera Imana mbere. Ibyo uri gusaba Imana iragusaba ngo yikorere mbere, kuko nicyo yakuremeye. Ntabwo uzayikorera nyuma. Dore abantu ukuntu duteye, kandi duteye nabi bavandi. Umuntu arashaka gukorera Imana yabonye amafaranga menshi, uwo yayikoreye yambaye ubusira mugororera. None uzagororerwa iki warahembwe mbere? Twebwe duhembesha mbere yuko dukora, ariko ntabwo ari byo. Dukorera Imana mbere tukazaba mu ngororano. Amen. Haleluya, haleluya. Murimbyi yaravuze ngo kandi y'inkukweriya yajyanywe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi. Ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza. Ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzaba ibihumbi, turamya umukiza, tuzamuririmbira twe. Uri Imana ikira, nukamuri byose ku buntu n'inamu. Uri Imana ikira, nukamuri byose ku buntu n'inamu tugiye. Uri Imana ikira, nukamuri byose ku buntu n'inamu. Uri Imana nziza, iya nukamuri byose ku buntu n'inamu. Uri Imana uri Imana ikira, nukamuri byose ku buntu n'inamu. Ubu ntegereje ubune kandi kuzasobanukirwa. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane. Mfite ibyiringiro we bifite ubugingo, mfite umugabane. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane. Torero mfite ibyiringiro, haleluya, bifite ubugingo, mfite umugabane. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane. Haleluya. Gukorera Imana, gukorera Imana. Bamwe ba databuja baratwambuye, ariko dufite umwami utatwambura.
abo twakoreye ntibaduhembye ibihembo byari bidukwiriye, ariko dufite umwami udahemba nabi, dufite umwami uhemba neza, arahemba ntiyambura, arahemba. Dufite umwami uhemba, arahemba. Reka mbabwire, yatwambitse izina ritari ridukwiriye. Mbabaze Petero, uyu munsi kiliziya y'i Roma hariya muri Butaliyani, kiliziya y'i Roma, Petero ashyinguye ku ruhimbi rwa kiliziya y'i Roma. Ibi ni amateka, ntawe utabizi, ntabwo ari ibihimbano. Kiliziya y'i Roma, iyo bavuze kiliziya y'i Roma, aho papa ari ku cyicaro cya papa, ni ukuvuga ngo umurambo amagufa ya Petero, reka nkoresha amagufa ya Petero, ari ku ruhimbi. Iyo bavuze ngo kiliziya yitiriwe mutagatifu Petero i Roma, ahambye aho ngaho nihari, igituro cye kiri ku ruhimbi. Muzi kiliziya yakundi ikomeye, ifite imbaraga kugira ngo yemeze umuntu nkuriye, imwubakire ivuga ngo uyu no kwibuka ibihe byose. Ni umurobyi bakuye mu mazi, umurobyi bakuye mu mazi. Yesu uhindura amazina, ni uwo gukorerwa, umurobyi wambara amakabutura. Abarobyi murabazi, abarobyi nta bwiza bagira, barara mu mbeho, bagenda ubona nibyihebe. Burya abarobyi hari n'abararana amasuka n'amashoka, uko bavuga ati mutinda atadutera akatugirira nabi. Ni abantu bagendanaga inkota, n'ubundi murabizi Petero yagendanaga inkota, yakuwe mu mazi, yagendanaga inkota na mbere atari yabatizwa, atari yakizwa, yarazi kwirwanaho, yari umunyamubiri. Ariko Yesu amuhindurira izina, uyu munsi niwe mutagatifu mukuru Petero, niwe ntumwa nkuru ya Yesu. Uwari umurobyi. Nimukorera Imana, nimumenye ijambo gukorera Imana, ntabwo muzasoza ubuzima bwanyu gutyo. Ijambo ryitwa gukorera Imana. Haleluya. Yesu yaravuze ngo umuntu nankorera ankurikire, kuko aho umugaragu wanjye azi, aho ngewe nzaba, niho n'umugaragu wanjye azaba. Umuntu nankurikira yemera ze tugende, kuko data azamuha icyubahiro. Hari umuntu udakunda icyubahiro? Ariko turagishaka tutazi no gukorera Imana. Ngewe ndakoresha impano iyo kubwiriza no kwigisha no guhanura, ariko nawe ufite indi mpano. Utekereze ku mpano yawe wahawe, uyibyutse. Amen. Hari ibintu ushaka kukubwira, dusenge. Iyo bavuze impano y'Imana, niyo bajya bakoresha bitwa italanto. Italanto. Iyo talanto niyo bita impano y'Imana. Iyo bavuze kuyigenza, ni ukuyikoresha. Matayo 25 murabisoma. Iyo uhereye ku murongo wa 14 ukamanuka kuzagera kuri 30, hari uburyo bavuga ngo umwe yahawe 5, undi ahabwa zingahe? Undi ahabwa, noneho umwe agira ute? Arayitaba. Wahawe 5 ayibyaza zingahe? 10. Wahawe 2 ayibyaza mwenye. Wahawe 1 arayitaba. Oh masikini, uzi guhabwa akantu kamwe kagataba ari kamwe. Nibuze nge mfite nyinshi. Ngewe ndi umunyamasengesho, ndi umubwiriza butumwa, ndi umuhanuzi, ndi umushumba, yewe ndi umwinginzi. Yewe ngewe gasinzi nawe naratewe, yanga bye gitero cyazo pe. Ku kintu cyitwa impano ndazifite, ariko kandi nubwo nazihabwa, Imana irambwira ngo ninzikoreshe zigenze. None wewe wahawe kamwe uranagataba, kamwe ugashyizeho itaka. Mana, ubugari bwashize, ukuri nawe urabizi, nzagukorera bwabonetse. Nabizi nta wasenga atariye, nagukorera ndi, nta n'igitenge nifite cyo kwambara, ubwo se nagukorera? Umuntu ugasanga afite impamvu ngo ntiyakorera Imana, ngo ntarabona ibitenge, ngo ntarabona amabaze, ngo hari baze rishe yasohotse, ngo Mana ni uyimpa nzagukorera. Ntabwo ari wowe uzabukorera Imana, ni baze rishe izabikorera Imana. Rero ita kuri ibi bintu bikurikira ngiye kukubwira. Icya mbere ya byose, babanza gukorera Imana mbere y'ibindi byose. Ubyandike cyangwa ubibika ahantu. Niba ushaka kuzabaho ubuzima bubona Imana, bukorera Imana, buzabona ingororano, bakorera Imana mbere y'ibindi. Icya kabiri, ubusore bwawe, ubukumi bwawe, uko ungana uko bikwiriye gukorera Imana, udategereje kuzakorera Imana ushaje.
murabona kera najyaga mbwira Imana ngo uburetse Mana banze mere uruhara n'imvi, maze kujogoka nashize nzabona kuza ngukorere utubaraga nzaba nsigaranye nzatugukoresherezamo nyuma. Irambwira ati ngushaka uri umusore uzanzanira ubwo busaza bwawe n'ubuzehe bwawe mbumaze iki. Imana idushaka tukiri abasore tugifite imbaraga, iradushaka tugifite imbaraga. Abantu batoya nk'abane ejo bundi mwabatijwe ni mwe ubu nyine, ubu no gukorera Imana. Nta kuvuga ngo Mana ngo zana akazi nikabaha ni sawa, banza wige gukorera Imana. Uru rusengero tujye tusanga mu gitondo saa 12 mwakinguye igitaramo cyashyushye. Atese ko bakinguye saa 12 atabona abanyamubatizo bakinguye barimo barasenga barakubita abazimu bo mu nguni. Ariko naratanga ejo bundi nagiye kubwiriza ahantu, umuhanuzi arampanurira ngo urusengero rwanyu mukingura saa 3. Ntiyego ti saa 3 hari umuntu ukunda kuza mbere yazo acunze ko bafungura agahita yinjira akohereza imyuka mibi yo kukwica. Ariko nireka dutange nibyo. Niba twarabuza abahagera saa 12 ngo bamutange, se arabuzwa n'iki kudutanga? Yes. Ubundi aho umuntu azi Imana ntabwo aza saa 3, aza mbere akabanza agafata ikirere akabwira Imana ngo Mana mbere yuko abandi bose baza ndahari. Kandi umuntu wese uza utari mu Imana ndamuheje ndamusenye, ntakandagire kuri uyu muryango. Mana nguhagarariye mu nguni, nguhagarariye mu cyerekezo, mpagaze mpanganye n'umwuka wose uzakurwanya itorero ry'Imana. Imana yazabura kuguhemba. Ariko ayo masaha bamwe babigorora abana bato. Icya gatatu nirukanye, twirinde gufata amafaranga Imana iduhaye ngo tuyakoreshereze mu byaha. Ese mbabaze abakobwa ba none bijya bimbabaza. Iyo ubu munsi abakobwa bagezweho bafite imodoka nziza nabazihawe mu mpano nazo zidasobanutse. Bamwe si bose, hari n'abazigurira. Ariko inshuro nyinshi ubona abantu bari bafite ubusa ntacyo bagira, nibo bafata bya bindi bahawe n'Imana bakabikoresha mu buryo butari bwo, bibabaje Imana. Nikoga ubu nubona akazi uzajya wirirwa urya abana mu mujyi wa Kigali. Iyi ntero numvishe hano hepfo ku Isangano bavuga ariko benshi ubusore bwacu turaburya nk'ubwenda gushira. Agasambana Kicukira kamanuka, Nyabugoga kamanuka, aho abazimu bose bazikukiye akazamuka. Ati abagezweho n'abanyarugenge, akava haga abanyarugenge. Kandi dore ikintu kibabaje Imana n'abantu batarama ibitaramo bibiri, akaba mu nzu y'Imana akaba no kwa shitani. Abaririmbyi bagezweho n'abanywa inzoga cyangwa ibiyobyabwenge bakaza ku ruhimbi, bakarara mu kabari hangover bakaza kuzihangovera hano ku ruhimbi. Wowe ukajya ubona ngo mugire mutya we ni hangover. Vuga ngo hangover. Ngo buriya abazimu turabatera, yarayabaterera no muri kabari. Kandi gamwebwe mukagira ngo ni umunyamwuka. Umwuka wera utakubwira gutandukana n'ibyaha, si umwuka wera. Umwuka wera utakubwira guhinduka ngo ubu w'Imana ishaka. Umenye ko gukorera Imana ari gukorera Imana no gukorera Satani ari gukorera Satani, ngo bitandukanye. Wo si umwuka wera. Wanasifiwe. Dore hirya hano bari kwirirwayo bakararayo, bakarara banywa, bagasinda, bakameneka. Akabyuka mu gitondo ati saa 3 zirageza, ati mumputuzi ncishe mu maso. Yarangiza amaze atese kamaso yatukuye mwene da, ati reka dati twaraye dusenga. Naho igitaramo cyari Goropima n'ahandi za Gisimenti. Wanasifiwe. Muhitemo kimwe, dufatiye amacupa tureke umwuka, cyangwa dufatiye umwuka dufatiye amacupa. Amen. Yes, ashimwe. Hallelujah. 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 Birambabaza kubona umuririmbyi mwiza ugezweho wemerwa atahagarara atidoroze.
akagira hiti ariko ivuye kuri droge. ngo abafite amavuta, ngo abafite imbaraga, vuga ngo droge ni probleme. Mwarangiza uti uriya niwe wa mbere, vuga ngo niwe wa nyuma. Amafaranga yacu tubona muri ubu buzima bwo gukorera Imana tuyakoreshereze Imana, twe kuyapfusha ubusa tujya kuyagura ibitari byo kugurwa. Amen. Nagize amafaranga ndayangiza mu kabari, ngera nigenda yabura yo gutura, kajya mvuga ngo nyamara disi imbere narayabonaga. Ibaze kwicuza yo wangije utakibona uturira Imana. Urumva atari ikibazo? Gukorera Imana wiga no kuvuga ngo Mana ngewe ibyanjye wambaye ubushobozi bw'amafaranga, aya mafaranga niyo ari yaba make niyo yaba menshi nzajya njya gukorera. Amen. Icyanyuma, gukorera Imana ntibisobanura gukena no gusa nabi no gusuzugurwa no kwipfobya ka hari ibintu bidafite agaciro. Umukozi w'Imana akwiriye kwihesha agaciro. Ngo bitesha pastor, ngo none ubwo bubwa sinabubamo. Ubwo vuga ngo ububwa, ngo hanyuma se ngo urimo urareba utese. Nabwira nti wowe urareba nka shitani. Yes, kuko ministeri y'Imana bayitesheje agaciro, bayikandagirana kugeza ubwo umukozi w'Imana ahinduka nk'agatapi bakanyaga wagatapi wakanyaga. Ntabwo ari byo. Ntitubana kuvuga rw'itorero imyaka nibaye myinshi ujye ubona mpfa kuvugiraho. Ntabwo nshobora kuzinduka mvugiraho ubusa, uko nzi ko ijambo rimvamo rifite imbaraga, nzi agaciro karyo, nzi umwanya waryo, nzi ko nimvuga ndaba mvugiye Imana. Hanyuma ngwiriye gutegura kuvuga nk'Imana, apana kuvuga manjwe. Vuga ngo amanjwe. Mujye mwiyama abakozi b'Imana babeshye ngo nabakozi b'Imana birirwa bababwira ubusa. Mwabyumvishe? Ngo shanguri icyucyo uri ikinyanya, kandi ko kazagukandagira umunsi umwe uzaba ikinyanya, uzaba ikitoryi. Dukwiriye kuba abakozi b'Imana bihesha agaciro. Dukwiriye kuba abakristo bihesha agaciro. Uko umunsi twabitakaje na ya migisha yose yo muri ministeri y'Imana tuzayitakaza. Hari abantu birirwa ibisubiyemo, ibisubiyemo, neje bundi yabisubiyemo, Imana abaye repetition, neje yasubiyemo. Ubaha Imana mu magambo yawe, umenye ko muvuganya arakomeye. Mwuba kandi nubona hari abantu batazi kwivuga neza baveho, kuko umuntu avuga Imana bingana n'umutima afite n'ibitekerezo afite, nuko ari kuko umuntu yubaha umuntu bingana nuko aza agaciro ke. Nubona umuntu atazi kubaha Imana ntukajyane nawe. Nubona umuntu avuga Imana nabi, hari umuntu wigeze kuza ngo pastor ndi Karame yimbwiriye ko nje kuyisezera, hita utaha nona. Wajya muri Nyabarongo, wajya muri uje kuyisezera, ubundi se harya ubundi uyisezera ugiye cyangwa se uyisezeye iri n'ubwibone. Impamvu babwira ko ari ubwibone, Imana iraturuta, yaba ihari igaragara yaba itagaragara. Imana wowe ubwawe uri igisobanuro cy'Imana, ukwiriye kuyubaha itari yagira ikindi ikora, kuko uburyo uhumeka, uburyo ubayeho, uburyo uri we, ukwiriye kubaha Imana muri wowe. Hariko nutangiye ngo ariko ngo n'ibyawe ni amayobera, wowe warayoberanye mbere yayo. Amabuye abagazamuka mu kirere, inkuba zesana, yagera imbere yabyo umutima ukamuvamo, agahamuka akavuga ngo mfite ubwoba bwo kukwegera. Imana ikamubwira ngo ngwino ntacyo. Presence y'Imana iteye ubwoba. Hari kabeshi bahinduye icyubahiro cy'Imana cyo gukanyaga.
kugeza ubwo n'indaya zitonda hano ku ruhimbi, n'amayibobo zigatonda hano ku ruhimbi, imbwa zose zikeguka zose zigatonda ku ruhimbi. Uruhimbi rw'Imana harahera hahera hatagerwa, wahageraga afite ibyaha yarapfaga. Ariko Imana iravuga ngo ubwo umwenda warahera utabutsemo kabiri, buri muntu wese yigerereyo. Igisobanuro cyo kugerayo ni ukugerayo twejejwe, twavaze kwezwa no kubwira Imana ngo tubabarire ntitwari dukwiriye, ariko Mana twemerere twahageze kugira ngo tubone imbabazi mu maso yawe. Ugatinyuka ukavuga ngo nciye bugufi imbere yawe, ugaca bugufi imbere y'Imana. Ariko umuntu araza akaremera agafata amapoxi, ngenda komenda igitangaza imuvuge ngo amena, ngewe ndaremereye mfite ibiri igihumbi, nashaka agira amatoni, imukandagiye ku gifu yagiturumbura. Nta muntu uremera mu maso y'Imana, kandi icyo ni cyo abakristo ba none tubuze. Twaratewe Imana itweze, yemwe Imana itweze. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ndatinya ku itorero twazageraho tugira Imana nk'umukarani utwikorerera amakara. Ndatinya ku itorero twazageraho duhindura Imana nk'umukarani utwikorera imitwaro yo mu isoko, imitwaro yo muri quartier, itwikorerera imyanda yo mu gipangu. Ukagifata ngaho ari puberi. Mana fata bino twara, Mana na bino, Mana n'ibirayi, Mana n'intoryi, Mana na karoti ikorere. Imana ifite icyubahiro kirenze, dukwiriye kujya imbere yayo duhinda imishyitsi. Ngana ku musozo, muri ubu buzima nta kintu kiriho kizaruta gukorera Imana. Impamvu ya mbere, abakozi ni babiri. Hariho umukozi mwiza, hari n'umukozi mubi. Ntukaba umukozi mubi, uzaba umukozi mwiza. Amen, amen, amen. Muzi impamvu njya mbabwira ko ntajya kurwana n'uyu mugore nashatse cyangwa ngo njye guhangana nawe? Nuko nze ko Imana ari databukwe. Imana ni databukwe. Imana ni sobukwe yewe. Ntabwo mwari mubizi? Imana ni sobukwe, niyo yadushingiye, niyo yaduhaye abagore. Iravuga ngo ngaho munjyanire, uzamufate neza, uzamuherere, uzamukundwakaze. Ujye umubwira amagambo meza. Niyo mpamvu mbabwira ngo wowe utinyuka kujya guhondagura umugore, warangiza ngo waje mu nzu y'Imana. Probleme. Wowe uri umugore ukazinduka ubwira umugore ngo umugabo wawe ngo ni imbwa. Ibaze, kandi ni umuhungu w'Imana yaguhaye. Urabyumva neza? Ntabwo ba data bukwe badushingiye ari bobo, ahubwo kuko urugo rwacu twaruhawe n'iki? N'Imana. Imana ni sobukwe, nanjye Imana ni data bukwe. Niyo mpamvu dukwiriye kubana nk'abana b'Imana. Iyo tutabizi dukora amarorerwa. Ukazinduka umukubita inshyi mu matwi, amatwi akabyimba, ati Imana naje ni mucyotewe. Iravuga ati wankubitiye umwana wo kanyagwa we, sha wankubitiye umwana arara amatama yabyimbye ngo ribacyote. Ibyo ubukristo burabifite. Mwashyizemo za mezire ku buryo imitima ihumeka itegeranye, mwarangiza imbere y'Imana. Ntabwo ari byo. Mureke twunga ubumwe n'Imana, tubumwe tuba abakristo. Nitumara kuba abakristo beza, mugiye kubona ibitangaza bikoreka. Amen. Birumvikana? Iyo utabitekereza gutyo uba wibeshye. Icyanyuma mbasorezaho, hari ingororano. Sinasomye ibyanditswe byinshi, ariko ndashaka kubivugaho bikeya. Iyo usomye mu Baroma igice cya 2, hatubwiye ngo ku murongo wa 6, kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze.
abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Murumva ko ari mwinyiturano kuri iri jambo rivuga ngo ingororano. Ingororano ni iz'imirimo ukora. Umurimo wose ukora, waba mwiza waba mubi, hari ingororano zawo. Bwana sifiwe. Nubona hari ikintu kibukora, rwaba rwihishwa haba ku mugaragaro, hari ingororano zacyo. Vuga ngo ingororano zacyo. Bibiliya ikatubwira ku murongo wa 7, abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa bishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice, ntibumvira iby'ukuri ahubwo bakumvira gukiranirwa, izabitura umujinya n'iki n'uburakari. 9 n'amakuba n'ibyago ibyizabateza. Umuntu wese ukora ibyaha uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Ariko ubwiza n'icyubahiro n'amahoro nibyizitura umuntu wese ukora ibyiza uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki, kuko Imana itarobanura abantu. Imana ndirobanura abantu ku butoni. Ni nacyo gituma inshuro nyinshi hari ikintu nabwiwe, naje dusenge ubuhanuzi buruzuye muri ngewe, buruzuye bwo guhanura, ariko kandi discipline mu itorero ry'Imana irakwiriye. Amen. Ngira abana biwanjye, iyo ugeze mu rugo uri umushyitsi, bose bahita bajya mu cyumba cyabo, bose hadasigaye n'umwe n'umutoya, uko niko twabatoje. None umushyitsi akisanzura akaganira n'uwo yashakaga, abana bari mu cyumba cyabo baba bateze ugutwi bumva ko muvuga ngo amena, ubwo tuzongera tubonane. Baba bari hafi, musohoka ku muryango gusa bageze kuri televiziyo, wibaza ese bari niko baba bameze batya bumva. Iyo uvuze ngo urakoze turagushimiye uragiye, aho baba hari. Ibyo ni ukubatoza. Ariko hari n'abandi ugira bakurira umushyitsi mu ijosi, na kenda wazanye bakagasiga ibyondo. Ngewe rwose ibyo bintu sinjya mbyemera. Kugeza ubwo umwana yurira umushyitsi akamutondagira no musatsi, agakurura ubwanwa, agakurura umusatsi, agakurura ingohi, ntabwo ari byo. Uko ni ikibazo cyo kuba utaramutoje, kandi iyo umutoza ntabwo ari kubikora. Bwana sifiwe. Nta mudendezo uduha kutagira discipline. Ntawo, nubwo wajya mu mwuka mwinshi bigusaba ngo ujyanemo Amen. Uru rusengero hari abantu bagiye bavuga ngo Papa Willy, iyo ujyanye akajagari mwarura rusengero ayoboye aguhagarikiraho. Kubera iki se? Ntabwo ajya yemera akajagari n'abantu bahanura ibintu bituzuye. Arakubwira ati byuzuze, hanura ubyuzure, kuko duteye ikibazo. Kandi koko nanjye kugira ngo mpanurire usize muri confusion, wabireka. Hanura twumve, ukonkiriwe twumva. Hanyuma ntaye mfite bagage. Muzi impamvu mbikora? Mba nifuza ko muzagira itorero rizima rifite ejo hazaza. Amen. Timuryoshwe nuko umuntu ababwiye ibintu ariko abateye conflict. Kibaza n'icyo ambwiye ngo zopaya. Umvuze ngo iki zopaya? Bishatse kuvuga ngo iki? Zondi ni zopaya yekoja. Mbwira nyabune kunteye ikibazo. Ati irabizopaninze. Hanyuma ntahanye zopaya ariko ja. Ibyo bintu bari byo. Ijambo ry'Imana ndyumve nitahire. Ariko ntumbe zopaya irabizopaninze. Ati ari ibintu bijya bintangaza. Ntabwo ubundi mureke mbabwira ikintu. Ntabwo turyohewe nuko Imana ikomeza ituvugaho buri kanya. Turyohewe nuko Imana ikora. Kandi icyanyuma gikomeza umuntu nuko yumva ijambo ry'Imana akarikoreramo, akaribamo, agahinduka ijambo ry'Imana muri we. Amen. Niyo mpamvu iyo numva umuntu, hariho abantu nagiye mbana nabo, rero madamu twajyaga tujyana n'abandi, kamubwira ndi mu makosa mutazajya mukora, ni mujye muhanurira abantu umukure muri confusion. Yumva ubuhanuzi abwandike ave muri confusion. Babyumvishe? Biba byiza, bituma wa muntu agenda atuje. Umuntu araje arakubwiye ngo mbonye imbere yawe imva icukuye empwe entre. Hanyuma intsinzi ni yihe?
genda uzajye kubibaza, kari wowe ubizanye, wazanye n'igisubizo cyabyo, wabisengeye cyangwa ukarurira ngo mbonye ngo bagufunga ngo imbere yawe. Niki bigenze gute? Ati ntumbaze, uzajye kubaza agasozi. Na gasozi kabivuze, usobanurira neza, hanyuma umbwire n'intsinzi yabyo, kuko n'abapfumu batanga intsinzi. None ga araje nga mpahamure ndi pasiteri, kandi ngewe niba ari umuntu washize ibyo, niyo wambwira ngo ndapfa, nakubwira ngo icyambere nuko ndajya mu ijuru, kuko n'uyu munsi nyamivuga impamagaye sinjya ndisikita, ivuze ngo ndagushaka nakitaba nkajya mu ijuru. Naramubwiye ngo impamagaye nagenda, ntabwo navanga uyu mugore kuko yandeze ndifuye, mfite imyaka 9, ndakura data na mama badahari, ubu impamagaye urambwira ko uyu mugore atabaho. Nta kintu wanderesha ubwoba giye ntikibaho, ntikiba, kuko mbora imbere yayo senga, mbora imbere yayo nyinginga, nimpamagaye nayitaba. Ikintu wambwira cyantera ubwoba niki? Ngo inzara yarandiye nshira inani inzara, ngeraho niga kubaho ibiryo ntabizi. Ni ikibazo cyo kubura amafaranga, nigeze mbaho nyafite nigenda yafite, nta na kimwe muri isi kintera ubwoba. Dore ikintera ubwoba ni kimwe, n'umunsi ntari kumwe n'Imana. Igihe nagiye kure mba nzi ko ndi mukaga, kuko umwanzi aramfatira ahantu, namfatira ahantu ho kunkiza namutaye, umukiza wanjye ntari buntabare. Ariko igihe cyose nzi ko ndi hafi yayo, acana n'ubwoba, acana n'ubwoba. Reka bagutera ubwoba, ngwe urapfuye urapfuye, uzapfuye mu ijuru. Biragenda bite wowe? Turakureba tukurebera mu kuzimu. Niba ndi mu kuzimu mfite Imana yamvanayo, niba yarapfuye akazuka nanjye navayo, singira ubwoba bw'ikintu icyo ari cyo cyose. Wanasifiwe. Ariko twananiwe gutinya icy'ingenzi, gutandukana n'Imana. Abantu ntibabitinya, kandi aho niho ubwoba bwagashingiye. Nubona watandukanye n'Imana, gira wanasifiwe. Igihe cyose natandukanye n'Imana nicyo numva umutima wanjye utinyamo, kavuga ntubu umwanzi amfatiye aha, byagenda gute? Reba ibyaha dukora umwanzi abidufatiyemo akakwiciraho, wajyahe? Tugiye gusenga. Nari ndimo mbasomera uburyo Imana izitura, ariko kandi ndasoza mbabwira ngo dukwiriye gukorera Imana mu bice byose. Iyo usomye Luka 6:38 hari ijambo rivuga ngo mutange namwe urugero rutsindagiye kandi rucugushije, mugereramwe abandi, namwe nirwo. Uzi icyo bisobanura? Iyo ushaka kubona ikintu wiga kugitanga, iyo ushaka kubona amahoro wiga kuyatanga, iyo ushaka kubona ibyishimo biha abandi. Icyo ushaka uragitanga. Imana ibaha umugisha. Ndebera umuturanyi mubwire ngo iyo ushaka ikintu wiga kugitanga. Iyo ushaka ikintu wiga kandi ukagitanga ku rugero rutsindagiye, rucugushije, rusesekaye. Simujya mubona gihe nicaye hano mbwira madamu, uri icyucyu, uri ikinyanya, uri ikibwije, uri igitoryo, uri ikiboga, uri igisamake, biriya mbamubwira, nanjye iyo ngeze mu rugo arabigarura kuko nabimuhaye, nanjye arabimpa. Ariko nimvuge ngo uri ikibwe, uri ikibwebwe, ningera mu rugo arambwira ati uri rubyogo, uri macinya, uri korera. Ibyo utanga nawe bazabikugarurira. Urashaka ko bazakugarura n'ibyo utagize ute utatanze, ntabwo bikunda. Iyo ushaka ko umuntu akubera umuntu, umugira we. Ntabwo mwabyumva. Johnson siko bigenda. Iyo turi hano na Johnson, madamu aramubwira ngo sweetie. Johnson atavuga hani. Ni too much. Ikintu cyose ni too much. Ni kimwe kuri kimwe. Bwana sifiwe. Ako hari abagabo batahe arakaye yabyimze, mwiriwe kubundi ko mutavuga, ariko mu rugo muziko ari urwanjye.
nawe bazakubwira ati natwe ni urwacu kandi reka bikubwire nibyo. Yes, tubyemere. Wishaka kuzasha ntabwo bizakunda. Rimwe na rimwe hari igihe dushakira ibintu kure biri hafi yacu. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Ngewe nkunda gusuhuza madamu tubyutse, byamugora kubyuka nawe atansuhuje. Kandi mwararanye, reka da mubyutse mubaye nk'abazutse. Hita umubwira ati yo sheri urahumeka, urumva ntakurya, ati gitondo cyiza. Ubwo umubibye mwimbuto ari bwirirwane. Nuko bigenda. Iyo mbuto ya mwaramutse na mwiriwe arayirirwana. Ariko urashaka kubyuka, ese ubwo nkubwo uracyaryamye iki? Nta mazi yageze muri dushe. Njye narebe niba ari umugore nashatse. Ni umugore si umukozi. Abakorinto ba 2 igice cya 9 hatubwira umukozi w'Imana nk'umubibyi. Iyo ushaka kubiba witoza kubiba ibintu bizima. Ntukabiba amakimbirane, ntukabiba intonganya, ntukabiba amagambo mabi, ntukabiba ubusinzi, ntukabiba ubusambanyi, ntukabiba imico mibi, ntukabibe. Ubiba ibintu byiza, kandi ubiba byinshi azasarura byinshi. Hari igihe mutekereza ko ari amafaranga gusa, no, kubiba ibintu ni ukubiba ibintu byiza. Bwana asifiwe. Haleluya. Biba ibintu byiza, biba amagambo meza, ganira neza, vuga neza. Data yagiraga amakosa, Imana imbabarire ntabwo nyamushinje cyane, ariko akundaga kubwira mama nabi. Twese tugahita tuba nk'imfubyi kandi ahari. Kandi iyo umugabo akunda kubwira umugore nabi, abana baba barubitiri bakajya kuko ntibajya hagati, bajya ku ruhande bakareba bakagira batya. Niko runa umwana akumirwa karunguruka. Hari n'abajya guhengereza mu rugi. Ariko papa ni ishyano nakaga. Warangiza mu gitondo ukazindukana n'igitabo cya Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo. Zakagendana ako kuruhu ariko ku mutima ndako. Gakiza k'Imana we nzakagendana. Wagera mu rugo niko nyiranjaga kubungu isanira hanga utayireba wese nawe wayivanaho rega. Ntabwo bisaba umugore. Hari ibintu abantu bajya barwanira mu ngo bijya bimbabaza. Icyo ureba uri kuvuga batavanyeho nawe wakivana kandi amahoro akagira ute. Hari ibintu abantu bapfa barakijwe bitari ngombwa. Hari ibintu abantu bapfa bitari ngombwa. Kandi ibyo twebwe abahanuzi ntitugira umwanya wo kubyigisha. Mufite amahirwe ko mugira pasiteri ureba mu gice cy'umuryango akabivuga. Abahanuzi benshi ntibajya bita kuri ibyo. Aguhanurira ibingana n'ibyo uhawe, akavuga tuzagenda usenge bibe cyangwa nibitaba n'akazi kawe. Ariko ubundi uburyo bwiza bwo kuyobora abantu ni ukubigisha muri sectors zose z'ubuzima kugira ngo babashe kugaragazamo ubukristo bakorera Imana. Amen. Ku buryo abantu bazajya bakubonamo ubukristo utari wavuga. Amen. Sibyo ba papa. Amaboko yacu aramburirwa Imana ariko ntakarwanye abo twashakanye. Aya maboko aramburirwa Imana, Mana uhabwa icyubahiro, ariko ntakaramburire gukubita abo twagize ute. Uranyumvishije? Natekereza ko abagabo tubana hano ntabwo babikora. Bavuga aho babikuye kwa pasiteri. Imana bagirire neza. Rero uburyo biba mwibyiza uzabisarura. Nubiba amafaranga uzayabona. Nubiba ikintu bibura urakibona. Kandi ubiba byinshi azasarura byinshi. Ubiba bike azasarura bikeye. Sinagira hongera ntagufite mwama ushaka konjya uhanjyane henda ukuboko kwanjye fata ukuboko kwanjye ngendeshe tujya nugeza sinagira hongera ama ushaka ko worship team nize hafi hano worship team sindu ukuboko kwanjye tujyane sinagira hongera ntagufite ama ushaka konjya yo fata ukuboko kwanjye tujyane
tujyana ungeza heza sinagira ongera nagufite Mami kama ushaka ujya uwajyane uruta bayari we uruta bayari uruta dagoni sumba ibigirwamana we uri mana nyamana uruta nyamurima uruta ryangombe sumba ibigirwamana Liliane ko mureba Liliane ko yisigaye yicaye uruta bayari uruta dagoni sumba ibigirwamana uri mana nyamana uruta nyamurima uruta ryangombe sumba ibigirwamana uri mana nyamana icya kabiri nizeye kuzanjyana we enda ukuboko kwanjye unyobore tujyana ungeza heza unaboneshwa unabara nizeye kuzanjyana enda ukuboko kwanjye unyobore tujyana ungeza heza uruta bayari uruta dagoni uri mana nyamana uruta nyamurima uri mana nyamana
haleluya. Tugiye gusenga, agira ngo dufate umwanya dusenge. Amasengesho agirwa n'ubuhanuzi, akagirwa no gusenga, akagirwa n'indirimbo, akagirwa n'ijambo ry'Imana. Tugiye gufata umwanya dusenge. 1, wongere wibuke ubusabane bwawe n'Imana. 2, wongere wibuke ko hari impano watabye yari yakoreraga Imana none warayisinzirije. Icya gatatu, wibuke ko igihe cyose uzakorera Imana ibikwiriye uzaba mu ngororano z'uko Imana igigororera abakozi. Icya kane, wibuke ko hirya y'ubuzima hariho ubugingo. Mbibutse ko abantu batabye impano z'Imana ntibazajya mu ijuru. Eka nongere mbisubiremo, abantu batagikoresha impano z'Imana bakazireka ntibazajya he? Matayo 25:14 havugwa kuri uriya umwe wayitabye. Bibiliya iratubwira ngo yaravuze ngo nimumufate mu munyage yari afite muyihe abandi, nimurangiza hanyuma mumuterure mumujugunye hanze aho bazaririra bakahekenyera. Siko birivuga? Nababwiye ko italanto ni impano Imana yatanze. Ibuka ibyo wakoraga waretse, ibuka umurimo w'Imana wakoraga wavuyemo, ibuka uburyo wanezezaga Imana uri muririmba, ibuka ko ari impano wakoreshaga haba ku musozi w'Imana mu rusengero haba n'ahandi. Wongere uvugurure za mpano z'Imana, ubwire Imana ngo zibyutse zongere zikore. Reka igitereko kitabaza cyongere kigaragareho urumuri. Imana yongere yatse impano muri twebwe.